hari ijambo rimwe namaze gutahura, iyo ubaye umukene mu bitekerezo uzuba n'umukene mu bikorwa. Icyo nshaka kuvuga kuri aya magambo, ugomba kuba icyitegererezo, haba mu mihana dutuyeho, haba mu mirara yacu tuvukamo, haba no mu bwoko. Baza bakureba imbere n'inyuma bakabura iyindi mpamvu bakuvugaho uretse umutima w'ubushizi bw'abantu. Mureke mbabwire, bifite agaciro cyane kuko ufite imyaka 25 ukazabaho ubuzima bwawe bwose waramaze gupfa, kuruta uko wopfa imyaka 100 ugize imyaka 100 ariko ukibagirana umunsi bavuye kuguha. Sinzi ijambo mbere yawe. Ushobora kubaho imyaka 25 ukagira impact ku isi mu buryo isi itazakwibagirwa mu bitekerezo no mu kanwa kawe, ukaba urugero, ukaba amateka, isi ikazi kwibuka, ugahora mu kanwa k'ubwoko bwawe n'igihugu cyawe, bitewe na commitment na investment wakoze ikanagukosta zenda n'ubuzima bwawe mu gihe gito wakagonze kubaho igihe kirekire ariko muzaho no mu makuba n'umukene no mu bintu bidashoboka bidasobanutse. Umwana wanje w'umukobwa agiye kuja muri Paris, ndatekereza ngo nagenda hari aje gusamba, kubera yuko arabizi ibintu zo gusamba n'icyari cyo na impact bimufiteho, haba mu buzima bwiwe n'umuryango wiwe agiye kuzubaka n'umugabo we n'izindi generation zose. Ndabizi yuko umwana wanje w'umuhungu tawamubwira ngo naje kumwe ibiyobyabwenge cyangwa aje mu bindi, cyangwa ngo aragenda guhura n'abandi bagiye guhura amasaha 5 ngo bamuyobye mu nyigisho namuhaye ubuzima bwe bwose. Impamvu ababyeyi badafite icyizere cyo kurekura abana babo nuko babizi yuko abana babo bari empty. Ariyo mpamvu mwebwe mumeze nk'inka zici. Inka zici ziza zishakira ubwatsi, zikajya kwishakira igenga ishaka ari ibyatsi ari izumye ari ibigize gute. Noneho muteguye uyu munsi wanyu wo kugira ngo muhure, kuko hari byinshi bimwe tuzokoraho bijanye n'inzitizi z'umuco mu buryo bw'ababyeyi gusharinga n'abana ibintu bishobora kubagiraho impact, tuvuge nk'ibintu by'ubusambanyi cyangwa ibintu ugasanga dufokasinga ku ikosa kubera icyo wagize gutyo, ariko ntabwo wibutse yuko utigeze umubwira ko kugira kwa kumwe. Abasore b'abanyamurenge dukeneye ubunyine, dukeneye abasore b'abanyamurenge bakomeye mu bwoko, abasore b'abanyamurenge bafite ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ngo oya kuzi kubibi no kuvuga ngo yego kubifite akamaro n'umusaruro kuri. Tugomba kuba abasore bigenga mu buryo bwo gufata amadecision. Ndashaka kuja hariya, ndashaka gukora biriya, ariko bitari no kuvuga ngo ugiye hariya kugira ngo uzabe igitutsi cyangwa ube incuro ku babyeyi bawe mu myitwarire yawe mibi, ahubwo amadecision nkajya Dawidi yafashe bakunda bambwira ngo wakara nguri no munyagasuzuguro ngo twarakuwo, arabwira ati ibyo ngibyo tibindeye, arakataza atsinda urugamba. N'ubu Dawidi ari mu bitekerezo by'isi, ni urugero rwiza muri leadership mu gisirikare ndetse mu muco no mu gukora. Depense mwakoze mu flyinga, depense mwakoze mu drivinga ntabwo zapfuye ubusa. Ubwenge burarahurwa cyangwa buragurwa no ku mashuri. Impamvu twishura ku masomo, impamvu twishura minerval no kugira ngo dushobore kugeninga buriya bwenge, buriya iriya experience duhabwa mu buryo butandukanye. Namwe kuba mwaje ahangaha, izo mvuga zose biraba bishingiye ku ijambo riri mu mubwiriza isura ya 20 umurongo wa 29 iravuga ngo ubwiza bw'abasore
n'imbaraga zabo, ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo. uyu munsi ntabwo washiriweho kugira ngo babayoze cyangwa babangishe abavyeyi cyangwa babangishe igihugu cyangwa babagire ibigwari mu gukora ibizangwe cyangwa abanyentege mu gukora, ahubwo aha ni umwanya wo kuramforsa conviction yabo mu buryo bwo kwitegemera, mu buryo bwo kwigira, mu buryo bwo gutegura ejo hanyu heza hafite impact kandi hafite agaciro. uyu ni umunsi, nasura muri aya magambo, uyu ni umunsi abasore bashizeho kugira ngo bisubiremo, bisuzume ariya magape bafite yo kudafitinga muri culture na future yo tubategerejeho, no gukosora amakosa atarakosowe kugira ngo mugire impact muri generation izoza. Tituzongere gutemagurwa cyangwa mutubangurwe cyangwa ngo twangwe biturutse ku mpamvu z'ubugwanyi bw'ibitekerezo, z'intege nke zo gutekereza, bitewe no guhora muri comfort zone, sinzi guhera mu kibaya cy'umutuzo cyo kumva yuko ntibindeba, ukora ubuzima bwawe wenyine. Ndashaka kuvuga iki? Ninde musore w'umunyamurenge ushize amanga? Ninde musore w'umunyamurenge uriho ubu nyine utekereza guheza ubwoko ishema? Ninde musore w'umunyamurenge ushaka kugira ngo ahangane adistroy system zubakuwe hejuru y'amacakubiri n'umwijyane hagati y'abantu? Bene data, kabano ushobora kubabwira gutya, ndashaka kubabwira ngo umusore w'umunyamurenge ushaka gukira ni umusore ufite ubwitange, ni umusore ufite ubutwari, ni umusore ufite ubushizi bw'amanga, ni umusore ufite ugomba kuba icyitegererezo, haba mu mihana dutuyeho, haba mu mirara yacu tuvukamo, haba no mu bwoko. Baza bakureba imbere n'inyuma bakabura iyindi mpamvu bakuvugaho uretse umutima w'ubushizi bw'amanga. Alo, tuye abasore bafite ejo heza, abasore bafite gusiga amateka, abasore bagomba guhindura community yacu bakayizana mu bumwe, tukava mu macakubiri, tukava mu mwiryane, tukubakira ku mugozi umwe, tutitaye ku mirara, tutitaye mu zama cyangwa amaorganisation abantu babarirwamo cyangwa imijyi abantu batuyemo. Ahubwo icyo dukora cyose twuzuzanya kugira ngo tugire umunyamurenge ufite ejo heza, ufite umutekano, uteye imbere. Naringize umusore w'umunyamurenge dukeneye umusore w'umunyamurenge ukomeye mu bwonko, dukeneye umusore w'umunyamurenge uri committed, uri determiné kandi usobanukiwe yuko iwe ari we mpamvu yo kugira ngo ubwoko butabarwe kandi kuvuye mu masuzuguro no mu gisuzuguriro. Kije mwese kandi mbaha kaze muri iki kibanza, muri uyu mujyi, muri iyi state, mu giterane cya Mulenge Youth Day, umunsi w'abasore b'abanyamurenge bahura bakicara bakaganira. Jewe ku batanzi amazina nitwa Sebakiana, kunda Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndubatse, mfite umudamu n'abana 7. Ntuye muri Dayton, Ohio. Iwacu ni muri Congo, muri Mukongomani, mu bwoko bw'abanyamurenge. Navukiye ahantu bita muri Zura. Sogokuru, reka mvuge papa, yavukiye ahantu bita ku Imbogo mu Bibogobogo. So abantu bagiye bagenda bimuka mu bihe bitandukanye, reka mbe ngarukiyaho. So mu magambo make turasaba ituze kandi turasaba yuko abantu begera kugira ngo dushobore kuganira.
uyu ni umunsi tubona uburyo nshobora kuwudescribinga, dushobora kuwusobanura mu buryo bwawo ukuri, kuko ni umunsi nza numva w'ibyiringiro. Hari ijambo riba muri Zaburi rizavuga ngo kuko amazi afutse amerera umutima waka. Mbese icyo ni Kinyarwanda. Mu Kinyamurenge azaba ngo kuko amazi akonje kuko amazi akonje amerera umutima waguye umwuma. Kumurumva izo bintu bibiri. Uko amazi afutse amerera umutima waka mu Kinyarwanda. Mu Kinyamurenge uko amazi akonje amerera umutima waguye umwuma. So niko naje uyu munsi w'abasore iyo bicaye iyo bahuye nza numva umutima wanje waruguye umwuma uhembutse. Ejo h'igihugu cyacu, ejo h'ubwoko bwacu, ejo h'imiryango yacu, generation izoza ni mwebwe tuyikesha. Tagiye mu magambo maremare, ndabiyegereje abasore b'Abanyamurenge, abicaye muri iyi sale, abariko badukurikirana online, n'abandi batariko badukurikirana bazokurikirana ibintu hanyuma. Umusore wese w'Umunyamurenge ahari agomba kumva, sinzi ukuntu novuga proud, ifyeri ni Kinyamurenge n'amafyeri niko tuzi. Umusore w'Umunyamurenge agomba kuba afite ifyeri, amafyeri yo kuba ari Umunyamurenge. Hari impamvu Imana yaguhisemo kuvuka muri uyu muryango, ntiwavuka uri uwundi, nuko yari bizi yuko uri uw'ingirakamaro muri iki gihe no mu kindi gihe kizaza. Mu magambo makeya cyangwa maremare, reka mbanze ndiyegereza abasore ba hano muri Demoni. Mwegere Imana ibahereze umugisha. Mwagize neza kwakira kino giterane kandi no kugikorera. Ndashimira abasore bose baturutse mu mastate atandukanye mukaba mwitabiriye iki giterane. Mwakoze igikorwa cy'ubutwari. Depense mwakoze mu flyinga, depense mwakoze mu drivinga, ntabwo zapfuye gusa. Ubwenge burarahurwa cyangwa buragurwa no ku mashuri. Impamvu twishura ku masomo, impamvu twishura minerval, no kugira ngo dushobore kugeninga buriya bwenge, buriya iriya experience duhabwa mu buryo butandukanye. Namwe kuba mwaje ahangaha turabiyegereje, turabahobeye, imitima yacu irabakiriye mu rukundo rwinshi. Dufite akanyamuneza ku bana nawe. Ndiyegereza nanone n'abantu papa ba hano muri Demoine, niyegereza n'abandi bose bashoboye kwitabira. Ngiye kuganira, ndavuga ijambo, izo mvuga zose biraba bishingiye ku ijambo riri mu Mubwiriza isura ya 20 umurongo wa 29. Iravuga ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Iryo nubwo komeza kuzunguruka mu bintu byinshi, ni naryo nzokomerezaho. Ndavuga hejuru, nzovuga ejo hejuru y'imbaraga zacu, impact zifite, imbaraga z'umusore, impact zifite muri fitire kazoza kubwo n'akazoza k'igihugu. Uyu munsi ndacamo izikiro kugira ngo nkore introduction nziza. Iyo tuvuga ngo umusore n'urwego rumwe, ntushobora kuvuga umuntu aravuka agakura akaba umusore, akaba umugabo, akaba umusaza. Siko bimeze. Tubicemo ibice bine: umwana, umusore, umugabo, umusaza. Tuvuge yuko umwana ari guhera kuri 0 ku munsi yavutse kugeza ku myaka 12.
tuvuge yuko umusore ari uguhera ku myaka 13 ukageza ku myaka 35 cyangwa 40. Hari n'abandi bageza 45. tuvuge yuko umugabo ari uguhera aho ukageza ku myaka 60. tuvuge yuko guhera ku myaka 60 kugeza hejuru aho umuntu asazira tuzite yuko ari umusaza. Mbese ndaca muri aya magambo sinza mu bana, sinza no mu bagabo, sinza no mu basaza, ndaza gusa hano mu basore. Ni icyiciro. Iki cyiciro cy'abasore ndagicamo nacyo ibice bibiri. Ndagicamo igice cyo kwiga cyangwa kurahura, sore kandi ngishiremo n'igice cya impact, impinduka cyangwa imbarutso z'akazoza k'ubwoko k'igihugu k'amahanga. Hari ijambo rimwe namaze gutahura: iyo ubaye umukene mu bitekerezo, uzuba n'umukene mu bikorwa. Icyo nshaka kuvuga kuri aya magambo, umusore uri hagati y'iyi myaka, guhera ku myaka 13 kugeza ku myaka 19, hano mu bita ngo ni abateenager, teens, teenage, abantu bafite imyaka 15, imyaka 15. Mbese abana abasore bari mu cyiciro cya curiosity, cy'ubushakashatsi, cyo gushaka gufitinga, cy'amatsiko bwiri. Ariko vocabulaire nziza mu kagirimana. Igihe cy'inyota cyo kwahagizwa, cyo gushaka gufitinga muri society cyangwa gushaka kwiyumva. Iyi myaka ni imyaka igoye cyane, iruhije. Imyaka ya adolescence mu Gifaransa kenshi niko bakunze kuyita. Ni imyaka abasore baba bafite amatsiko yo kumenya, yo gutahura, yo gushaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo yumve uburyohe bwacyo, yumve imbaraga zacyo, yumve impact zacyo. Mu magambo make, iki cyiciro aha niho abantu baza bapfira benshi, abasore bagapfuba. Sinzi niba ryo jambo rishobora kuvuga. Ijambo ryo gupfuba murarize? Gupfuba tuzite gufeka. Niho abantu bananirirwa, ni naho abantu bashoborera. Aha, iyi ni imyaka yo kwiga. Koresha zote. Uyu munsi murangira umuntu ukomeye cyane. Ntacyo bitwaye, ndi muremure mfite igikoresho cye sirakwirwa. Iyi myaka ni imyaka igoye cyane, ni imyaka y'impaka, ni imyaka y'ikiduri, ni imyaka yo guhangana, ni imyaka yo kumva yuko udakeneye kumva amabwirizwa menshi bagomba kukubwira. Kuko wavuye muri kiriya cyiciro cy'ubwana cy'imyaka 3, hari icyiciro cy'abana nacyo nari kukivugaho bukeya. Hari igihe cy'abana batoya utashobora no kumuhana ngo amenye n'icyo yakoze nk'imyaka 2. Hakaba n'imyaka 3 nicyo dutangira ngo umwana ukamwereka ngo iki ni kibi, iki si cyiza. Igihe umwigisha uburyo agomba kuba organized, iki kintu kigomba kuba hafi discipline, ndetse uburyo bwo kumushyira ku murongo, uburyo atagomba kwitwara, uburyo atagomba kwiyanduza, uburyo agomba kurira igihe arangije kurya. Mu myaka mbese uba n'imyaka yo gutekerwa. Sinzi gutekera ikintu. Urabona nk'igishambagara ugitekeramo imyumbati, ugufata umufuka utekeramo ibigori cyangwa ibishimbo. Mbese ni igihe cyo kwakira ni igihe cyo kwakira education. Icyo gihe ni igihe umubyeyi afite ku empowering, ni igihe leadership ifite ku empowering. Iki gihe umubyeyi aba afite imbaraga zinini n'abarimu b'amashuri yuko ntawumuka, ntawumurisha, ntawamucunga,
tawamubuza ngo amukure ku nyigisho, ku cyizere, kuri empowerment nakoze, igishoro nakoze mu buzima bwiwe. Ikibazo dufite ni ikihe? Nuko nta investment iriho hagati mu rubyiruko, mu buryo tugomba kubagirira icyizere tukabarekura bakagenda bagahangana. Iyo community, ubwoko, Dawidi yaravuze ngo umuntu wabyaye abahungu, abahungu n'abakobwa, uwabyaye ngo bameze ngo nk'intwari ifite imyambi mu ntoki, ngo ntazatinya abanzi bahagaze ku marembo. Sinshobora gutinya umwana wanjye w'umukobwa agiye kuja muri pari, ngo ndatekereza ngo nagenda hariya aja gusambana, kubera yuko arabizi ibintu zo gusambana icyo ari cyo na impact bimufiteho, haba mu buzima bwiwe n'umuryango wiwe agiye kuzubaka n'umugabo we n'izindi generasiyo zose. Nabizi yuko umwana wanjye w'umuhungu tawamubwira ngo najya kunywa ibiyobyabwenge cyangwa ajya mu bindi, cyangwa ngo aragenda guhura n'abandi bagiye guhura amasaha 5 ngo bamuyobye mu nyigisho namuhaye ubuzima bwe bwose. Impamvu ababyeyi badafite icyizere cyo kurekura abana babo nuko babizi yuko abana babo bari empty. Ariyo mpamvu mwebwe mumeze nk'inka zici. Inka zici ziza zishakira ubwatsi, zikajya kwishakira igenga ishaka ari ibyatsi ari izumya n'ibigize gute. Noneho muteguye uyu munsi wanyu wo kugira ngo muhure, kuko hari byinshi bimwe tuzokoraho bijanye n'inzitizi z'umuco mu buryo bw'ababyeyi gusharinga n'abana ibintu bishobora kubagiraho impact. Tuvuge nk'ibintu by'ubusambanyi cyangwa ibintu ugasanga dufokasinga ku ikosa kubera icyo wagize gutyo, ariko ntabwo wibutse yuko utigeze umubwira ko ugira kwa kundi, ntabwo wigeze umwereka akaga ko gutaha atinze. Mbese ndashaka ko muga iyi myaka yo kuri 20 kuzamura ni imyaka yo kwiyuburura no kwishashura. Noneho ukaba wa wundi ushaka kuzana, ugafata ishusho y'umuriwe. Mu magambo make, umwanya wacu warangiye iminota 2. Abasore tituri hano uyu munsi ntabwo washiriweho kugira ngo babayoze cyangwa babangisha ababyeyi cyangwa babangisha igihugu cyangwa babagire ibigwari mu gukora ibizangwe cyangwa abanyentege mu gukora, ahubwo aha ni umwanya wo kuramforsa conviction yabo mu buryo bwo kwitegemea, mu buryo bwo kwigira, mu buryo bwo gutegura ejo hanyu heza hafite impact kandi hafite agaciro. Uyu ni umunsi, ndasubira muri aya magambo, uyu ni umunsi abasore bashizeho kugira ngo bisubiremo, bisuzume ari amagape bafite yo kudafitinga muri culture na future yo tubategerejeho, no gukosora amakosa atarakosowe kugira ngo mugire impact muri generation izoza. Tituzongere gutemagurwa cyangwa mutubangurwe cyangwa mutwangwe biturutse ku mpamvu z'ubugwanyi bw'ibitekerezo z'intege nke zo gutekereza, bitewe no guhora muri comfort zone, sinzi guhera mu kibaya cy'umutuzo cyo kumva yuko ntibindeba uko ubuzima bwawe wenyine. Mureke mbabwire, bifite agaciro cyane kuko ufite imyaka 25 ukazabaho ubuzima bwawe bwose waramaze gupfa, kuruta uko wopfa imyaka 100 ugize imyaka 100 ariko ukibagirana umunsi bavuye kuguha. Sinzi ijambo mbere yawe. Ushobora kubaho imyaka 25 ukagira impact ku isi mu buryo isi itazakwibagirwa mu bitekerezo no mu kanwa kawe, ukaba urugero, ukaba amateka
isi ikazi kwibuka ugahora mu kanwa k'ubwoko bwawe n'igihugu cyawe bitewe na commitment na investment wakoze ikanagukosta byenda n'ubuzima bwawe mu gihe gito wakagonze kubaho igihe kirekire ariko mu byaha no mu makuba no mu bukene no mu bintu bidashoboka bidasobanutse. Abasore b'abanyamurenge dukeneye ubu nyine, dukeneye abasore b'abanyamurenge bakomeye mu bwoko, abasore b'abanyamurenge bafite ubushizi bw'amara bwo kuvuga ngo oya tuzi kubibi no kuvuga ngo yego kubifite akamaro n'umusaruro kuri. Tugomba kuba abasore bigenga mu buryo bwo gufata ama decision. Ndashaka kuja hariya, ndashaka gukora biriya, ariko bitari no kuvuga ngo ugiye hariya kugira ngo uzabe igitutsi cyangwa ube incuro ku babyeyi bawe mu myitwarire yawe mibi, ahubwo ama decision nk'ajya Dawidi yafashe bakunda bamugabo wakana muri no munyagasuzuguro ngo twarakuwo arabwira ati izo ngizo tibinde arakataza atsinda urugamba. N'ubu Dawidi ari mu bitekerezo by'isi, ni urugero rwiza muri leadership mu gisirikare ndetse mu muco no mu gukora. Ndashaka kuvuga iki? Ninde musore w'umunyamurenge ushize amanga, ninde musore w'umunyamurenge uriho ubu nyine utekereza guheza ubwoko ishema, ninde musore w'umunyamurenge ushaka kugira ngo ahangane adestroy system zubakuwe hejuru y'amacakuri n'umwijyana hagati mu bene data. Kabano ushobora kubabwira gutya, ndashaka kubabwira ngo umusore w'umunyamurenge ushaka gukiza ni umusore ufite ubwitange, ni umusore ufite ubutwari, ni umusore ufite ubushizi bw'amanga, ni umusore ufite ugomba kuba icyitegererezo, haba mu mihana dutuyeho, haba mu mirara yacu tuvukamo, haba no mu bwoko. Baza bakureba imbere n'inyuma bakabura iyindi mpamvu bakuvugaho uretse umutima w'ubushizi bw'amanga. Alo, tuye abasore bafite ejo heza, abasore bafite gusiga amateka, abasore bagomba guhindura community yacu bakayizana mu bumwe, tukava mu macakubiri, tukava mu mwijyane, tukubakira ku mugozi umwe, tutitaye ku mirara, tutitaye mu zama cyangwa ama organisation abantu babarirwamo cyangwa imijyi abantu batuyemo. Ahubwo icyo dukora cyose twuzuzanya kugira ngo tugire umunyamurenge ufite ejo heza, ufite umutekano, uteye imbere. Naringize umusore w'umunyamurenge dukeneye umusore w'umunyamurenge ukomeye mu bwonko, dukeneye umusore w'umunyamurenge uri committed, uri determiné kandi usobanukiwe yuko iwe ari we mpamvu yo kugira ngo ubwoko butabarwe kandi ukuve mu masuzuguro no mu gisuzuguriro. Kaba mbashimiye ku mwanya mwiza, tuzakomeza ahasigaye reka dusigira abantu umwanya bize bibateze y'abantu basangiye. Murakoze. Amagambo afitiye ijambo umurage twasigiwe n'abasogokuruza.